Ndabasuje mu izina rya Yesu, amahoro y'umwami wacu Yesu nabane namwe, nshimye Imana kubw'aka kanya keza yongeye kumpa, ndetse nawe unkurikiye kugira ngo twumve icyo umwuka akomeza yongera yibutsa itorero rye, yibutse ko itorero ari njyewe nawe, ntabwo ari za nzu dusengeramo, ahubwo ni umutima wanjye n'uwawe, ni njyewe nawe twihaye Kristo cyangwa se twakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, hanyuma tukemera kuba abagaragu be tukamwigiraho. Ntago birangirira kumwakira gusa, ahubwo bikurikirana no kumwumvira cyangwa se kuba umugaragu we ukamwigiraho, uko yari ateye cyangwa se uko yari ameze nibyo we ashaka ko natwe dukurikiza. Rero jyewe nawe duhawe umugisha wo kugira ngo twongere twumve icyo umwuka abwira itorero muri iki gitabo turimo twiga. Ku bantu badukurikiye bwa mbere, nitwa Umuhoza Sylvie, mbahaye ikaze, muze dufatanye inzira, kandi ku bantu bashya ikaze murarihorana, ni karibu. Nyine ku bantu basanzwe tubana kuri uyu murongo, ni karibu, musanzwe muhorana ikaze. Hanyuma twumve icyo umwuka tubwira. Reka dusenge tuze dukomeza dusoma ko twari tugeze aho mu Kristo. Reka dusenge ubundi tuze mbabwira aho twe tugeze, hanyuma duhite dukomeza. Data, ndagushimiye kubw'aka kanya keza uduhaye, ndakwinginze kugira ngo ubane natwe kandi utwigishe, umuntu wese agira icyo akuramo. Iyi ni inkuru isa nkaho ijimije, ariko umwuka wera arushaho kudusobanurira kandi cyane, asobanurire buri muntu wese nk'uko ubushobozi bwe buri. Mwami, ndakwinginze ngaho bana natwe muri aka kanya keza, utwigishe natwe duteze amatwi. Urakoze, mu izina ryawe ryera dusenze twizeye, amen. Duheruka ubwo Mukristo yari ageze kwa ya nzu, ka kazu arenze za ntare, hanyuma agera kwa ya nzu irimo abandi bantu nyine bacumbikirwamo. Wa mukobwa, bahamagara wa mukobwa ngo aze ngo amurebe. Umukumirizi cyangwa se umuzamu ahamagara umukobwa ngo aze amurebe, ngo nakunda imvugo ye ngo aramwinjiza. Ibyo twarabivuze. Hanyuma uwo mukobwa bikunze arahamagara abandi babana batatu, harimo Mwirinzi, Mwubahimana na Nyirarukundo. Abo ngabo rero niho twasubikiye tuvuga ngo tuzaza turebe ibyo bano bantu baje kumubaza cyangwa se baganiriye nawe. Reka dukomeze. Ngo uwo mukobwa aramwenyura ariko amarira azenga. Hashize akanya aramubwira ati reka ngende mpamagare bene wacu babiri cyangwa batatu. Yirukira mu rugi ahamagara abandi batatu, umwe yitwa Mwirinzi, undi yitwa Mwubahimana, uwa gatatu yitwa Nyirarukundo. Muri make ayo mazina nayo twavuze ko afite icyo asobanuye mu buzima bw'umukristo. Barasohoka bamara akanya baganira na Mukristo, baramuhumuriza ngo abane na bene wabo bari mu nzu. Benshi muri bo bamusanganirira mu muryango, baramubwira bati injira, uwo umwami wacu yahaye umugisha, kuko icyatumye yubaka iyi nzu ari ukugira ngo icumbikwemo abagenzi nkawe, bameze nkawe. Yunamisha umutwe arabakurikira, yinjira mu nzu, maze aricara, bamuha icyo kunywa. Bahuza inama y'uko bamwe muri bo baganira na Mukristo mu gihe abandi bategura ibyo kurya, kugira ngo igihe kidapfa ubusa. Bategeka Mwubahimana na Mwirinzi na Nyirarukundo kuganira nawe. Mwubahimana aramubwira ati Mukristo mwiza, nubwo tugucumbikiye ku buntu muri iyi nzu, tuganirire ibyakubereyeho mu nzira, ahari natwe byatugirira umumaro. Mukristo ati mbyemeye mbikunze cyane, nishimiye yuko mushaka ibyo byiza. Kubera iki Mukristo yavuze ngo ni byo byiza? Ni ukuvuga ngo
nubwo duca mu bigeragezo, iyo ubitambutsemo nibwo ubona ko byabaye byiza, byakugiriye neza, ko hari icyo byakubatsemo, hari aho byagukuye, hari aho byakugejeje ku rwego iyo udaca muri ibi bintu hari byinshi utari kumenya, hari ubuhamya utari kuba ufite, ntabwo wari kubona icyo uzabwira abandi bantu, ariko kandi ugasanga hari izindi mbaraga byakuremyemo, hari aho byagukuye, hari n'aho byakugejeje. Mu by'ukuri nubwo ibigeragezo biryana cyangwa se bibabaza, ariko iyo tubisohotsemo tubona ko twari dukwiye kubicamo koko kugira ngo tugire aho tuva ndetse n'aho tujya, kuko iyi nzira mu by'ukuri ukurikije ukuntu imeze ntabwo izanyurwamo n'umusivili. Mu by'ukuri biragoye kuko kuba uri umusivile kugira ngo uce muri iyi nzira biragoye kuba uri umutesi, uri umuntu w'umutesi, uri umuntu ugira ubwoba cyane, uri umuntu ukangwa n'akaje kose, uri umuntu w'umunebwe mu gusenga, uri umuntu mbese biragoye ko iyi nzira wayishobora. Mbese nta ntwaro n'imwe uba wibitseho, nta gusenga, nta gusoma ijambo ry'Imana ngo rigwire muri wowe, nta masengesho menshi, uri umutesi, uri umunyabwoba, ntabwo iyi nzira wayishobora. Iyi nzira ntabwo ari iy'abasivili. Mu by'ukuri niyo mpamvu Yesu adutyaza, akaducisha mu bintu nyine kugira ngo dukanguke, dukomere, tuve ku rwego rumwe tugere ku rundi, kuko ibiri muri iyi nzira bigenda bidutyaza, urenga kimwe kubera ko n'icyatambutse wagiciyemo, ugahabwa imbaraga zo kugira ngo n'ibiri imbere uzagende ubicamo. Noneho rero Mukristo yabyise byiza kubera ko byaramukomeje, kandi hari byinshi byiza yabonyemo, nubwo hari byinshi bibi yabonyemo, ariko Imana yagiye imufasha, niyo mpamvu nta bwoba tugomba kugira. Mwubahamana ati niki cyaguteye umutima wo gutangira kugenda uru rugendo? Mukristo ati icyampagurukije, kandi ubu hari umuntu wabaza ubuhamya bw'icyatumye akizwa ugasanga ntabyo azi, ugasanga aravuga gusa ko yakundaga abarokore cyangwa yabanaga n'abarokore cyangwa yabanaga n'abantu basenga, nawe yisanga asenga, ukumva nta mpamvu ifatika afite. Ntabwo azi ko yahunze igihugu rimbukiro, ntabwo azi ko kuba yarakiriye Kristo cyangwa se ari mu gakiza ari urupfu rw'iteka yahunze cyangwa se yacitse. Mu gihe tucyambaye umwambaro w'urugamba kandi ntabwo twirata nk'abatabarutse bawikuramo batabarutse. Ni ukuvuga ngo nubwo biba bimeze gutyo, tuba tugomba gukomeza tukarwana. Umuntu utabarutse niwe ukwiye kwishima ko anesheje, kuko satani ntabwo yicaye, niyo mpamvu tugomba kuba maso. Rero icyo aha ngaha nari ndimo kuvuga, umuntu wese uri muri iyi nzira akwiye kumenya uko yayitangiye, n'icyatumye ayizamo, n'icyo yahunze, n'icyo arimo gusanga, n'icyo arimo gushaka, n'aho arimo kujya. Ibyo bintu iyo umuntu atabizi ni hahandi byoroshye kubivamo, biroroshye cyane kubivamo rwose. Mukristo ati icyampagurukije ni iki? Nirukanywe mu gihugu navukiyemo, n'ijwi riteye ubwoba ryahoraga mu matwi yanjye rimbwira yuko ntazabura kurimbuka ningumayo. Mwubahamana ati mu nzira zose ziva mu gihugu cyanyu ni iki cyatumye utoranya guca muri iyi? Ko hari inzira nyinshi muri uru rugendo kandi zirahari, kandi abazinyuramo ngo nibo benshi. Niki cyatumye twebwe twemera guca muri iyi ifunganye ngo twige ibintu nk'ibi ngibi, hanyuma byo gukurikiza amategeko by'iki? Imana yo mu ijuru ahubwo idufashe kubikurikiza, tubibemo bibe ubuzima, ku buryo ijuru ridutangira ubuhamya ndetse n'abantu bakadutangira ubuhamya ko koko dufite inzira zijya i Siyoni mu mitima yacu, atari ibyo kwibwira, biba ibintu bigaragara biba mu buzima bwacu. Noneho nkibaza ngo ni igiki cyatumye duhitamo guca muri iyi nzira, kandi hari izindi nyinshi zoroshye, batiga ibi ngibi, biga ibindi bintu byiza cyane bihwanye n'irari ryabo. Twebwe tukiga ibi ngibi byo kutubwira ngo ni ariya mategeko, biriya bintu byose Yesu yagiye atubwira mu ijambo ry'Imana turimo gusoma mu gitabo cya Matayo,
murabizi ibyo impuguro arimo kutwigisha ukuntu zimeze zirakakaye, ni ukuzumvira nyine, ni uko nguko bimeze, ariko kandi hari aho batigisha biriya, ni ukuri bagafata za zaburi bakaba arizo basoma, ibintu nyine by'isukari, ibintu byoroshye, ibintu nk'ibyo ngibyo muri bibiliya birimo, ariko ni nko gufata deseri ukajya urya deseri gusa, ubwo se wabaho, wagira imbaraga, wakomera? Ntabwo bishoboka. Rero dukwiye kumenya icyatumye duca muri iyi nzira, twahunze iki, turimo turajya he, turimo turasanga iki? Hanyuma ngo umukristo ati byabaye nk'uko Imana yabishatse, kuko ngitangira gutinya kurimbuka sinari nzi aho njya, maze ngihinda umushyitsi ndira, haza umuntu witwa mubwirizabutumwa anyereka irembo rirasukirwaho ryo muri iyi nzira, iryo ntabashije kwiyereka na gato atarinyeretse, anyobora atyo inzira injyana kuri iyi nzu. Mwubahimana ati ntiwanyuze ku nzu ya musobanuzi? Mukristo ati nayinyuzeho mbonamo ibyo ntazigera nibagirwa nkiriho, cyane cyane ibintu bitatu. Icya mbere ni uko Kristo akomeza umurimo we w'ubuntu mu mutima w'umuntu, nubwo Satani agerageza kuwubuza. Murabyibuka ibyo ngibyo ko yabonye umuntu wari urimo umuriro, umuntu ari gusukamo amazi mu muriro, ariko inyuma y'uwo muntu hari undi uri kugenda yongeramo umuriro. Twarabisomye. Icya kabiri ni iby'umuntu wakoze ibyaha byamukuye mu byiringiro by'imbabazi z'Imana, uwo nawo twaramusomye. Icya gatatu ni inzozi z'uwarose yuko umunsi w'amateka usohoye. Uwo nguwo warose umunsi w'amateka usohora yibwiraga ko ari mu nzira ijya mu ijuru, yarangiza abandi bakagenda agasigara. Ndagira ngo turabyibuka, twarabyize ibyo byose. Mwubahimana ati wumvise arotora inzozi ze? Mukristo ati narazumvishe kandi ziteye ubwoba cyane. Akizirotora zanteye agahinda, ariko nishimiye yuko nzumvishe. Mwubahimana ati ibyo nibyo wabonye mu nzu ya musobanuzi byonyine? Mukristo ati nabonye n'ibindi. Yaranjyanye anyereka inyumba nziza irimo abantu bambaye imyenda y'izahabu, maze haza intwari imwe iratwarana ica mu bafite intwaro barinda umuryango, barayibwira bati injira, urahabwa ubwiza budashira. Bibaye numva umutima wanjye wishwe n'umunezero, nifuje kumara umwaka muri iyo nzu, ariko nari nzi yuko nkwiriye gukomeza urugendo. Ibintu murabyibuka, ariho twasomye amagambo yuko intwarane zibugishamo imbaraga. Mu by'ukuri kino kintu nanjye cyaranyigishije, nsanga ko tugomba gukomeza kuba maso no gutwarana, kuko iri juru kurigeramo ntabwo ari ubusivili rwose nk'uko nabivugaga. Umwubahimana ati nta bindi wabonye mu nzira? Mukristo ati nicumye imbere ho hato, nibwira mpera ko mbona umuntu ubambwe ku giti ava amaraso. Mubonye kumureba gutuma umutwaro umva mu mugongo uragwa. Uwo mutwaro warandemereraga cyane, ukarihisha. Hagiye harimo ikinyarwanda gipfuye, ukarihisha. Icyo gihe umvaho ndatangara cyane, kuko aho nabereye ntarabona nk'ibyo. Nkihagaze ndaramye, haza abantu batatu barabagirana. Umwe arambwira ati ibyaha byawe urabibabariwe. Undi anyambura ubushwambagara, anyambika uyu mwenda utangaje. Uwa gatatu anshyira ikimenyetso mu ruhanga, ampa uyu muzingo w'igitabo uriho ikimenyetso. Avuze ibyo
awukura mu isaho yo mu mwenda we. Mwubaha Imana ati nta bindi wabonye? Mukristo ati ibyo nakubwiye nibyo byiza biruta ibindi. Mu by'ukuri iki ni ikimenyetso cy'uko ibyo duciyemo cyangwa se ibyo twaciyemo n'Imana, aho yaducishije, ibyo yadukoreye, ubuzima yadukuyemo, aho twagendanye nayo, aho twayibonye iseruka ikaturwanirira, nibwo buhamya tuba dufite. Kandi nibyo iyo twicaye tukabibwira abandi birabubaka, biba bibafitiye umumaro. Niyo mpamvu gutanga ubuhamya ni byiza mu gihe kiri ngombwa cyangwa se gikwiriye, ariko kandi ntabwo bikwiriye ko umukristo yibagirwa aho acanye n'Imana cyangwa se ibyo Imana imukoreye, aho avuye, aho agendanye n'Imana, ibyo Imana yagiye imukorera, uburyo Imana yagiye imwiyereka, kuko nizo mbaraga, niho dukura imbaraga zidushoboza no guca mu biri imbere. Mukristo ati ibyo nakubwiye nibyo byiza biruta ibindi, ariko hariho n'ibindi nabonye abantu batatu, Muswa na Bute na Ruhangara, basinziriye hirya y'inzira ho hato, bafunze iminyururu ku maguru. Ngerageza kubabyutsa ntibankundira, kandi mbona mihango y'idini na ndyarya bagera mu nzira buriye inkike, bibwira ko bajya i Siyoni, maze bahaba vuba nk'uko nababwiye. Kandi yari yabibabwiye, arababwira ati mwebwe uko muyinjiyemo niko muzayisohokamo, kandi niko byagenze nk'uko nababwiye. Kuko umuntu wese utarinjiriye mu irembo cyangwa se utaratangiye inzira nk'uko ikwiye gutangirwa, biragoye ko anayikomeza. Maze bahaba vuba nk'uko nababwiye, ariko ntibanyemera, kandi naruhijwe cyane no kuzamuka uyu musozi, kandi no guca ku ntare nako kwashatse kunanira. Iyo umukumirizi mwiza uhagaze ku irembo ryanyu atangira inama, ahari mba narasubiye inyuma. None ndashima Imana yuko ngeze aha, namwe ndabashimira ko munyakiriye. Maze Mwirinzi yifuza kumubaza amagambo make, ashaka ko amusubiza. Nuko aramubaza ati n'ubundi ntiwibuka igihugu wavuyemo? Mukristo ati iyo nkibutse ngira isoni nkacyanga. Iyo mba narakumbuye igihugu navuyemo, mba narabonye uburyo bwo gusubirayo, ariko noneho ndashaka ikirusha icyo kuba cyiza, nicyo ijuru. Hari ijambo ry'Imana riri mu Baheburayo, katurisome. Abaheburayo 11 umurongo wa 15 na 16, kadusome twumve icyo hari butubwire, mbese ni ririya jambo bashaka kutubwira, ariko mba nshaka ko turisoma kugira ngo tumenye ko ibi turi gusoma atari igipindi, ahubwo ari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Abaheburayo kadusome Abaheburayo igice 11 umurongo wa 15 kugeza ku murongo wa 16. Iyo baba barakumbuye iyo bavuye, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo, ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ariyo iyo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Niryo jambo Mukristo yabasubije. Mwirinzi ati ntugifite bimwe wari umenyereye mbere?
Umukristo ati ndacyabifite ariko ntabishaka na gato, cyane cyane ni ukwibwira ibihura na kamere yanjye y'umubiri bikunda kunezeza ab'iwacu, nanjye byaranezezaga, ariko ubu ibyo byose birambabaza. Nabasha guhitamo ibyo nshaka, nakunda kutazabyibwira ukundi, ariko iyo nshatse gukora ibyiza, ibibi biba ari byo bintanga imbere. Abaroma 7 umurongo wa 15 kugeza ku murongo wa 21. Reka turebe icyo havuga. Haravuga ngo sinzi ibyo nkora, kuko ibyo nshaka atari byo nkora, ahubwo ibyo nanga akaba ari byo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo ntashaka, nemera ko amategeko ari meza. Nuko rero noneho si jye uba nkibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Nzi yuko muri jye, ibyo ni ukuvuga muri kamere yanjye, nta cyiza kimbamo, kuko mpora nifuza gukora icyiza, ariko kugikora ntako. Kuko icyiza nshaka atari cyo nkora, ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo nanga, si jye uba nkibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Nuko rero mbona yuko amategeko anyifuriza gukora ibyiza, nyamara ibibi bikaba ari byo bintanga imbere. Iryo jambo bari baduhaye risobanura biriya. Mwirinzi ati ibikunanira igihe kimwe, ikindi ntubona ko bimeze nk'ibineshejwe. Ni kwa kundi tuba tugikizwa, ugasanga uracyarwana n'icyaha, uracyarwana n'ibintu bitari kugushobokera, ariko kubera ko utabikunze, ahangaha niho yamubwiye ngo ntubona ko hari igihe bimera nk'ibineshejwe, uba uri ku rugamba, umwe ugatsinda ubundi ugatsindwa, gutyo gutyo. Umukristo ati mbibona ntyo, ariko nibuke iyo mbirimo mba ndi mu byishimo byinshi, kandi mbyibukana n'umunezero. Mwirinzi ati ubasha kwibuka ibituma ibikurushya ibyo bimeze nk'ibineshejwe. Mukristo ati iyo nibutse ibyo nabonye ku musaraba biranesheka, cyangwa iyo nitegereje umwenda wanjye udaraze biranesheka, cyangwa iyo nsomye mu muzingo w'igitabo nambaye mu gituza biranesheka, cyangwa iyo nibwiranye urukundo igihugu njyamo biranesheka. Mu by'ukuri iyo wagiye mu ntege nke ugasoma ijambo ry'Imana riraguhembura, iyo wagiye mu ntege nke ukibuka umusaraba cyangwa se imbabazi z'Imana urahembuka, iyo wagiye mu ntege nke ukibuka ko Yesu ari umunyembabazi, kandi utakiri wowe wa kera, uri umwana w'Imana, kubera ko uriho ikimenyetso cy'amaraso, cyangwa se ufite umwambaro nk'uyu nguyu yari yambitse uyu nguyu. Mu by'ukuri usubizwamo imbaraga, niba ari n'icyaha wakoze ukihana ukumva ko ubabariwe, niba ari intege nke wagize utakiri gusenga, wumva uri kugenda ucika intege, mu by'ukuri ibi ngibi byose bigusubizamo imbaraga. Mwirinzi ati ni iki kigushakisha gutyo kujya i Siyoni? Mukristo ati ni uko ariho niringiye kuzabona uwabambwe ku musaraba ari muzima, kandi uko ariho niringiye kuzakurirwamo ibindushya kuri ubu, kuko iyo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Bavuga yuko nta rupfu rubayo. Ibyahishuwe 21 umurongo wa 4. Tubisome utagira ngo ni inkuru
zo mu gitabo, ahubwo niko biri, nta rupfu rubayo. Umurongo wa 4 aravuga ngo izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Ariko kandi ni le contraire, aba ni abazaba bagiye mu bwami bwo mu ijuru, abazaba barimbutse ni ibingibi bazaba barimo: imiborogo, urupfu rw'iteka, umuborogo, gutaka n'indi mibabaro yose ibaho itavugwa, utabona uko uyigereranya, nk'uko twabisomye muri cya gitabo cya Gehinomu. Kandi iyo niho nzabana n'uwo nkunda cyane, kubana nawe, uwo ni Kristo, kuko mukundira ko yankuyeho wa mutwaro wanjye, kandi ndambiwe yankuyeho wa mutwaro wanjye, kandi ndambiwe n'indwara yo mu mutima wanjye. Ndashaka kuba aho ntazapfira ukundi, nkabana n'abahora basingiza bati uwera, uwera, uwera. Maze Nyirarukundo abaza Mukristo ati ufite umugore n'abana? Mukristo aramusubiza ati mfite umugore n'abana bato 4. Nyirarukundo ati niki cyakubujije kubazana? Mukristo ararira aramusubiza ati nashakaga kubazana cyane, ariko bose ntibakunda na gato ko nza muri uru rugendo. Nyirarukundo ati ariko wari ukwiriye kubareshyesha, ukabasobanurira ibyago bizaba kuba hasigaye. By'ukuri ni kwa kundi ubasha kumenya ko umunyabyaha azarimbuka napfira mu byaha bye, ariko abo ubibwira bose ntabwo ariko babyemera. Reka dukomeze twumve. Nyirarukundo ati ariko wari ukwiriye kubareshyesha, kubasobanurira ibyago bizaba kuba hasigaye. Mukristo ati narabibasobanuriye, kandi mbabwira kuzarimbuka k'umudugudu wacu nk'uko Imana yabinyeretse, ariko kuri bo nahindutse nk'uwikinira, ntibabyemera. Tangiriro 19 umurongo wa 14. Katurebe niba ari ya nkuru ya Nowa. Nowa niwe waburiye abantu, ariko banje banga kumva kugeza ubwo barimbutse, cyangwa ni Loti? Aha, ni Loti. Tangiriro 19 umurongo wa 14 ngo Loti arasohoka avugana n'abakwe be barongoye abakobwa be, arababwira ati nimuhaguruke muve aha hantu, kuko Uwiteka agiye kurimbura uyu mudugudu. Ariko abakwe be bo babigize nk'imikino. Nyirarukundo ati wasabye Imana kugira ngo ihe umugisha inama wabagiriye? Mukristo ati nabasabiranye urukundo rwinshi, kuko mbakunda cyane, nawe ndashaka ko ubimenya. Nyirarukundo ati ntiwababwiranye agahinda kawe nuko utinya kurimbuka? Ngira ngo uko kurimbuka kwarakugaragariraga. Mukristo ati najyaga mbibabwira hato na hato, kandi ubwoba bwanjye bwaragaragazwaga no mu maso hanjye, n'amarira yanjye n'umushyitsi nahindishwaga no gutinya ubugi bw'intorezo turagijwe. Ariko ibyo byose ntibyabemeza ngo bazane nanjye. Nyirarukundo ati bari bafite rwitwazo ki rwo kutaza? Mukristo ati
umugore wanjye yanze gusiga iby'iyi si, abana banjye bakundaga ibinezeza by'umubiri by'abana. Izo mpamvu n'izindi nkazo zatumye bandeka ngo ngende njyenyine. Nyirurukundo ati ariko se ingeso zawe mbi ntizononnye impamvu zose wababwiye zo kubareshya ngo muzane? Umukristo ati sinashima ingeso zanjye kuko zirimo ibibi byinshi kandi nzi yuko ibyo umuntu ahirimbanira kohesha abandi amagambo ye ngo abagirire umumaro abasha kubyononesha vuba ingeso ze. Ariko ndabasha kwireguza iki? Yuko nirindaga cyane gukora ibidakwiriye byabaha urwitwazo rwo kutagenda uru rugendo. Kandi icyo ni cyo cyatumaga bambwira yuko niyima ibyo bagira ngo si bibi, nkakabya gukora ibyo nibwira ko bikwiriye no kwanga ibyo nibwira ko bidakwiriye. Ariko ibyo byose nabikoraga ku bwabo kandi ngira ngo ibyo bambonanye byababujije ni uko nakabyaga kwirinda gucumura ku Mana cyangwa kugirira mugenzi wanjye nabi. Nyirurukundo ati na Kayini yangiye murumuna we yamwangiye kuko ingeso ze zari mbi. Naho iza murumuna we zikaba nziza. Nuko niba ari icyo umugore wawe n'abana bawe bakwangiraga, biba biyerekanye ko ari abanzi b'ibyiza, nawe ukaba wikijije urubanza rw'amaraso yabo. Rero numva twasoreza aha ngaha, hanyuma reka nsome ibi byanditswe. Yohana wa mbere, urwandiko rwa mbere rwa Yohana, ibice 3 umurongo wa 12. Haravuze ngo tutamera nka ba Kayini. Kayini wari uw'umubi akica murumuna we. Mbese icyatumye amwica ni iki? Ni uko ingeso ze zari mbi, naho iza murumuna we zikaba nziza. Ririya jambo barimo kudusobanurira. Noneho ahangaha hanyuma Ezekiyeli 3:18 kugeza kuri 19. Dusome. Havuze iki? Haravuze ngo nimbwira umunyabyaha nti gupfa ko uzapfa, nawe ntumubwire cyangwa ngo uvugane n'umunyabyaha umwihanangiriza kuva mu nzira ye mbi ngo ukize ubugingo bwe, uwo munyabyaha azapfira mu byaha bye, ariko ni wowe nzabaza amaraso ye. Ntabwo byoroshye. Umuntu wese mubana niba waramenye iby'inzira, ntuzabure kumubwira, kabone naho atakumva, kuko kumwumvisha si ibyacu, ariko uzikureho urubanza umubwira ati ariko urakwiriye gukiza ubugingo bwawe ukakira Kristo. Noneho 19, ariko nuburira umunyabyaha ntave mu byaha bye cyangwa mu nzira ye mbi, azapfira mu byaha bye, ariko weho uzaba ukijije ubugingo bwawe. Bishatse kuvuga ngo nubona umunyabyaha ari mu byaha, ntumuburire, kandi wowe uzi ukuri, uzi inzira ikwiriye akaba yanyuramo. Azapfira mu byaha bye, ariko nawe uzabazwa amaraso ye, cyangwa se uzabazwa ubugingo bwe. By'ukuri ni ibintu bikomeye, kuko Yesu yaratubwiye ngo kunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Niba waramenye agakiza, nawe ugira bukabwira
cyangwa se ugira abo ukifuriza nyine ubayobora ubabwire ibyo ushoboye, ibyo ushoboye. Hariho abantu bavuga ati se njyewe se nabwiriza umuntu umubwira gute? Naho wavuga ijambo rimwe ukabwira umuntu ati ariko ibyo bintu ukora ni bibi, nutabireka uzarimbuka. Nawe wamubwira uko, uba ukije ubugingo bwawe. Ariko nubona umuntu akora ibibi ukamushyigikira cyangwa se ugatinya kumubwira, cyangwa kandi wowe uzi ukuri, by'ukuri Imana izamukubaza, Imana izabikubaza. Iri ni ijambo ry'Imana, ni ukubyitondera. Yesu yaduhaye umukoro wo kugira ngo tugende tubwirize amahanga. Ushobora kudafata mikoro ngo uvugane n'abantu benshi cyangwa se ubwirize abantu benshi, iyo si impano ya bose. Ariko abo mu rugo rwawe wababwira, umukozi wawe wamubwiriza ubutumwa, abo mukorana mu kazi ntiwaburana bakeya ubwira, cyangwa se umwe, cyangwa se ushobora no kutabumbura ngo umubwirize cyangwa ugire ikintu umubwira, ariko ukamutumira amateraniro, ukamutumira amasengesho, ukamwinginga, ukamuhakwaho, ariko kugeza ubwo byibura ugize icyo ukora, Imana ikareba iyo ntambwe wateye. Reka twe kubyihorera, twe kwiyicarira ngo hari abavugabutumwa cyangwa hari iki. Aho ngaho uri ni wowe muvugabutumwa Imana ihategereje. Uburyo bwose wabikoramo, gira ishyaka, Imana izagushyigikira, ariko ugire ikintu ugaragaza, ugire icyo ukora ku bantu bakugose kandi batazi Imana. Imana ibaha umugisha. Ndumva twasoreza hano, ho bano bantu batatu barangije kumubaza, hanyuma twarangiza tukazagaruka dukomerezaho uko inkuru yagiye ikomeza. Ariko twumvishemo ibintu byinshi, ibibazo bagiye bamubaza mu by'ukuri biragaragaza ko hari icyo bitwibukije. Nk'uyu Nyirarukundo ibintu agiye amubaza byo mu rugo rwe, by'ukuri natwe biduha isomo. Abo mu rugo rwawe ntubareke, ntutuze, gira icyo ukora, ubabwiriza ubutumwa, wenda babyange ariko hari icyo wakoze. Rero reka dusoze dusenga. Imana ibaha umugisha. Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye, urakoze ku bw'aka kanya keza uduhaye, kandi urakoze ku byo utubwirije. Ngaho dusukira umwuka wera, dutere imbaraga zawe muri iyi minsi turi kwinjiramo ya Pentekote. Mwami, uduhe ububyutse, tugende tugukorere, tugende tukuvugire dushize amanga, tudatinya. Mwami, ndagusabye kugira ngo ukomeze kubana n'itorero ryawe, utube bugufi cyane. Urakoze, mu izina ryawe ryera dusenze twizeye. Amen.